Shalom, tuguhaye ikaze hano kuri Senga Ubohoke. Imana iguha umugisha kuri wowe wakoze subscribe. Uri ahantu hakwiye kandi uri kumva ibikwiye. Ntuzigera wicuza kuza hano kuri iki gicaniro, kuko tugerageza kugira ngo tube beza kurushaho. Ibyo tubaha tugerageza gusenga kugira ngo Imana iduhe bitandukanye n'ibyo tuba twatanze. Ubaye rero ari ubwa mbere uje, nawe tugusabye guhita ukora subscribe. Ku bakoresha igifaransa ni s'abonner. Ibyo bibafasha kugira ngo ubutumwa bwiza bwose ducishijeho mujye mubonera ku gihe, igihe cyane cyane wakanze kukazogera, wakanze subscribe ugakanda no kukazogera, muvuga ngo igihe cyose ducishijeho ijambo ry'Imana uhita uribona. Icya kabiri kandi bigufasha kugira ngo channel utazongera kuyibura muri telefone yawe, ihita biba muri telefone yawe. Imana iguha umugisha. Tuje kuganira kuri ibi bimenyetso. Ibimenyetso umuntu ashobora kuba afite ku mubiri we, abadayimoni kumucikaho bikagorana igihe cyose atanyujijwe muri deliverance. Ibimenyetso bishobora kuba biri ku mubiri w'umuntu, cyangwa se imihango umuntu ashobora kuba yarakoreweho abadayimoni bikazagorana kumuvaho. Imyuka mibi kugira ngo imucikeho bikamusaba imbaraga za deliverance. Ibyo nibyo bimenyetso tugiye kuvuga. Nubibonaho rero, ibi tubivuga kugira ngo dufashe bamwe mu bantu baba barimo baraca mu bihe batazi imva n'imvano zabyo, kandi batazi n'uburyo bakwibohora cyangwa se n'uburyo basengamo. Tuza ahangaha rero abo bantu tugambiriye gufasha. Bibiliya muri Hoseya mu gice cya 6 cya 4 n'umurongo wa 6, ijambo ry'Imana ryavuze yuko ubwoko bw'Imana burimbutse buzize kutamenya. Twabonye yuko umuntu yamaze guhinduka ubwoko bw'Imana, ni ukuvuga ngo aba yamaze gutandukanywa na bwa bwoko musanzwe muzi bwo mu isi. Uwo aba ari umuntu wihariye, ariko uwo muntu nubwo ari ubwoko bw'Imana, Bibiliya ikavuga ngo arimbuwe azize kutamenya. Kandi Imana ikavuga ngo ubwo wanze kumenya, cyangwa se ubwo wanze ubwenge, nanjye sinzemera kumbera umutambyi. Imana rero ikorana n'umuntu wuzuye ubumenyi bw'ukuri buhagije, uyizi, uyisobanukiwe, uzi isi y'umwuka n'imikorere yayo. Uwo ni Imana ikorana nawe, niwe ugendana nawe. Umuntu uzi isi y'umwuka n'imikorere yayo, ukaba uzi Imana, ukaba uzi ijuru, urisobanukiwe n'imikorere yaryo, ukaba uzi iyi si, uzi kuzimu ndetse n'imikorere ya kuzimu. Imana ntabwo yifuza gukorana n'umuntu w'impumyi, uhumye mu mutima, uhumye mu bitekerezo. Reka rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenge. Mana y'icyubahiro, turaguhamagaye kano kanya, ngwino ubane natwe, ntaba ari twe. Mwuka wera, uwo waduhaye, umufasha, umujyanama, umwigisha, uhishura ibihishwe, ibiriho ndetse n'ibizaza. Mwuka wera, ambara umutima wanjye, ambara akanwa kanjye, ambara ururimi rwanjye. Fungura amatwi yanjye y'umwuka kugira ngo numve icyo uvugana nanjye, icyo uvugana nanjye ngihereze uje hano kuri Senga Ubohoke. Kandi uje hano kuri Senga Ubohoke uri kunyumva, fungura amatwi ye y'imbere kugira ngo yumve kandi asobanukirwe, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, kugira ngo kwizera kumvise gukure. Ijambo rivuga yuko kwizera kuzanwa no kumva ko kumva ijambo ry'Imana. Ndi hano kugira ngo mu izina rya Yesu usumba amazina yose ukuze
kwizera kwanjye, kandi uko kwizera kuzamuke no ku muntu wese uje kuri senga ubohoke biciye mu kumva. Ngaho fungura amatwi ya buri wese yumve, kugira ngo kwizera kwe kuzamuke, kubasha kumubohora, kubasha kumukiza. Urakoze Mwami Yesu Kristo, kumvise gusenga kwacu. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi, mu izina rya Yesu, amen. Imana ni Imana dukorana nayo mu kwizera. Ntawe urabona Imana amaso ku maso, tuyibonera mu bikorwa, tukayibonera mu mbaraga, mu mirimo ikora ku buzima bwacu, tukayibonera mu byo yaremye. Ubundi kugira ngo ukorane n'Imana ni uko ugomba kuba ufite kwizera kuzuye, kandi kwizera k'ukuri, kuko hari ukwizera kw'ibinyoma. Hari abizera ibitari byo kwizerwa, bakayoboka izindi mana, bagatana izindi mana, bagateshuka Imana y'ukuri, bagasanga binjiye mu muyoboro w'izindi mana zitabasha kubakiza, zitabasha kugira icyo zibamarira. Rero uku kwizera biravuga ngo dore kwizera kuzanwa no kumva, kumva ko kumva ijambo ry'Imana. Kandi Bibiliya ikongera ikavuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, Yohana 8:31-32, nimuguma mu ijambo ryanjye. Ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri, kandi uko kuri kuzababatura. Iyo wagumye, ikintu gishobora gutuma ubohoka ni ukugenda urushaho kumenya ukuri, kugenda urushaho kumenya ukuri k'ubuzima bwawe, kugenda urushaho kumenya ukuri kw'ibyo uri gucamo, kugenda urushaho kumenya ukuri kw'intambara urwana, kugenda urushaho kumenya ukuri kw'ibyo uhura nabyo n'inkomoko yabyo. Uba uri muri porosesi yo kubohoka, cyangwa muri porosedire yo kugenda ubohoka uva mu buretwa bw'umwanzi. Nababwiye ngo rero tuje kuvuga ku bimenyetso, ku bimenyetso, ibimenyetso bitandukanye ariko ushobora kuba biri ku mubiri wawe kugira ngo abadayimoni bagucikeho. Bigasaba imbaraga nyinshi, bigasaba deliverance. Nubwo deliverance ari ngombwa kuri buri muntu wese, kuri buri mukristo wese, cyane cyane wisanga ari we mutangizi, cyangwa se ari we muntu agakiza gatangiriyeho mu muryango. Umuntu wisanga mu muryango wari agakiza gatangiriyeho, wareba ugasanga niwe wa mbere ukijwe mu muryango, ni wowe wa mbere utangiye kumenya Imana ivuga, kumenya Imana ihishura. Mu muryango wanyu nta n'umwe wigeze umenya Imana ivuga, Imana ihishura, Imana y'ukuri. Ubwo rero iyo ufite ibyo wagize icyo kibazo cyo kwisanga Imana ivuga, iso atarayizi, nyoko atarayizi, nyogokuru atarayizi, sogokuru atarayizi, wowe ugasanga ni wowe utangiye kwimenya. Iyo udaciye muri deliverance ntabwo agakiza kawe gashinga. Biroroshye kugira ngo uvangirwe ku Mana ivuga. Igihe kizagere wisanga uvugana n'abadayimoni, biroroshye kugira ngo uzasange waravangiwe uvugana n'ibyuka mibi, ubyitirira Imana kandi atari Imana iri kuvugana nawe. Biroroshye cyane kugira ngo Satani akuvangire. Niyo mpamvu Imana ihamagara Aburahamu, yamutegetse gusiga umuryango we n'inzu ya se. Umuryango avukamo n'inzu, umuryango mbega imiryango avamo n'inzu ya se. Hanyuma Aburahamu nawe arayumvira. Bigusaba rero mu mwuka. Iyo tuvuga rero kano kanya dusiga umuryango mu mwuka, tugaca muri deliverance, amasengesho ya deliverance. Idini ryo ntabwo rijya riyamenya. Hari abantu agakiza kabo gashingiye ku idini, hari abanyedini. Hano rero kuri Senga Ubohoke ntabwo tubwiriza ubutumwa bw'idini. Ubutumwa tubwiriza bureba buri muntu wese wo mu isi, ntabwo bushingiye ku idini. Idini ririca. Niba uri umunyedini rero ibyo tuvuga birakugora kubyumva, ariko ubuntu bw'Imana niba bukuriho,
n'umwuka w'Imana akaba kuriho, ukaba udahambiriwe n'umwuka w'idini, uraza kutumva, Mwuka Wera araza kukumvisha ibyo turi gusobanura hano. Ibi bimenyetso rero tugiye guhishura n'ubyibonaho ku mubiri wawe, cyangwa se bimwe mu bintu umuntu ashobora gukora bitari n'ibimenyetso, ahubwo umuntu akaba yarabikoze, yarabibayemo. Abadayimoni kugira ngo bamucikeho nabwo biba bigoye, kuko hari ibintu dukora ugasanga ukoranye amasezerano na Satani. Hari ibintu abantu bakora ugasanga banywanye igihango na za nyabingi, banywanye igihango n'abadayimoni. Noneho kuko banywanye igihango n'abadayimoni, abadayimoni ntibabacikeho kugeza igihe cya gihango banywanye n'abadayimoni kigomba kuvaho, cyangwa se kugeza igihe isezerano bakoranye na Satani bagomba kugira gute rigomba guseswa. Hari abantu bashobora gukorana amasezerano n'ikuzimu batabizi, ugasanga umuntu yakoranye amasezerano n'ikuzimu atabizi, biciye muri ya mayeri menshi ya Satani. Noneho yaza mu gakiza mu gihe yinjiye mu bintu by'Imana, noneho agarukiye Imana, ugasanga n'ubundi akomeje guhura n'intambara zikomeye, abadayimoni bakomeje kumutoteza. Wakibaza se kubera iki nsenga ntako nagira, kuki abadayimoni batancikaho? Impamvu batagucikaho nuko ufitanye amasezerano nabo, ufitanye igihango wakoranye nabo kitigeze giseswa. Ubwo rero umuntu nk'uwo uba ukeneye deliverance. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana, dutangire duhishure bimwe mu bintu turimo turavuga hano. Reka dusome hano mu gitabo, dusome hano mu gitabo cy'Abalewi, duhere ku murongo waho wa 13, duhere ku murongo wa 10 duhere ku murongo wa 14. Abalewi 17 umurongo wa 14 handitse ngo, kuko ubugingo bw'inyama zose ari ubu, amaraso yazo ari amwe n'ubugingo bwazo. Nicyo cyatumye mbwira Abisiraheli nti, ntimukarye amaraso y'inyama z'uburyo bwose, kuko ubugingo bw'inyama zose ari amaraso yazo. Uyarya wese azakurweho. Ntimukagire icyo muryana n'amaraso cyacyo, ntimukagire ibyo muragurisha naho byaba ibicu. Umurongo wa 27 ngo, inkokora z'imisatsi yanyu ntimukazogoshere kugira ngo izenguke, ntimukonone inkokora z'ubwanwa bwanyu. Ntimukiraburishe kwikeba ku mibiri, kandi ntimukicishe imanzi z'ibishushanyo, ndi Uwiteka. Reka ntangire mvuga ibimenyetso ushobora kuba ubona ku mubiri wawe bigatuma abadayimoni batava ku buzima bwawe. Ikimenyetso cya mbere ushobora kubona ku mubiri wawe ni umuntu ufite indasago, wagiye mu bapfumu baguca indasago, ucibwa indasago mu ruhanga, ucibwa indasago ku nda, ku ibere, hagati mu gatuza, mu bitugu. Hariho nabo usanga ziba zaraciwe kuri sex, hari abo usanga baba baraziciye ku birenge cyangwa se ku rurimi, abandi ugasanga bazibaciye ku mutwe. Iyo wageze ku gicaniro cy'abapfumu ugacibwa indasago, mu isi y'umwuka amaraso yawe, utwo turaso, kuko umupfumu ubizi neza cyane nyine ahita kunywanisha, utwo turaso n'ubugingo bwawe buba butanzwe ku bicaniro by'abadayimoni. Utwo turaso
tuba turi nyine tugendera mu kurasakwa ni ubugingo bwawe butanzwe mu bazimu. none ubwo bugingo bwawe kuko butanzwe mu bazimu, wumvise iby'iri jambo uko ryavuze, kanongere ndisubiremo ubyumve kugira ngo usobanukirwe neza. Balewi igice cya 19 n'umurongo wa 13, utagira ngo ni ugukabya. Balewi igice cya 19 n'umurongo waho wa 14 niwo twatangireho, ngo kuko ubugingo bw'inyamaswa zose ari ubu, amaraso yazo ari amwe n'ubugingo bwazo. Nicyo gitumye mbwira Abisiraheli nti ntimukarye amaraso n'inyama z'uburyo bwose, kuko ubugingo bw'inyama zose ari amaraso. Urumva ko hano ijambo ririmo riragaragaza ngo ubugingo bw'inyama ni amaraso, ngo ntimukagire icyo muryana n'amaraso yacyo, ntimukagire n'icyo muragurisha naho byaba ibicu. Urumva hano ijambo ritangirwa ngo ubugingo bw'inyama ni amaraso. none rero kuko Satani azi yuko ubugingo bw'inyama ari amaraso, iyo Satani ashaka kugira ngo ubuwe, ube itungo rye, ube imari ye, aguteza ikibazo. Yaguteza ikibazo akohereza abavugabutumwa be, kuko Satani afite abavugabutumwa. Abavugabutumwa bakaza bakakubwira bati hari ahantu twakurangira umuvuzi, hari ahantu twakurangira umutaramu, ukagenda nawe mugiye kwivuza. Uhereye ugiye ukisanga ugeze kuri representa w'isi y'umwijima ariwe mupfumu. Uhereye igihe aguciriye indasago, iyo ugize ibyaha ugacibwa indasago, icyo gihe bwa bugingo bwawe bwa muri ya maraso y'indasago tiyari uraba umugurishije, uraba umuhaye. Wowe rero ntibivuze yuko wakiriye Yesu Kristo, iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe mu buryo bw'umwuka, ubuvutse bwa kabiri. Ariko kuvuka ubwa kabiri, wibuke umwana uvutse wese aba akeneye kurerwa, noneho bitewe n'uburyo ababyeyi bamukurikirana n'uburyo bamurera, ibyo nibyo bishobora kuba byatuma wa mwana avamo umuntu muzima, akazagira icyo yimarira. Nibyo bishobora gutuma umwana agira imico myiza, imyifatire myiza, agakura neza igihe yakuriye mu maboko meza. Noneho rero tugarutse mu ivuka rya kabiri mu mwuka, iyo ugize ibyago rero wowe wakiriye agakiza, nibyo uvuye mu bapfumu, waciye muri ibyo bintu, ucibwa indasago. Gendana indasago hose navuze, mu gahanga, mu gatuza, hagati y'amabere, munsi y'umukondo, ku birenge, ku bibero, ahandi mu mugongo, ahandi ku mutwe, hariho n'abazicibwa ku rurimi. Uwo muntu ubugingo bwawe Satani akomeza kububurana, imyuka mibi ikomeza kuburana kugira ngo igucikeho, bigusaba deliverance. Bivuze iki rero ibi? Ubwo ni umuntu wa mbere, nuba umuntu wakwibonaho indasago. Hepfo dukomeje tugasoma mu Balewi 19:26 havuze ngo ntimukagire icyo muri 26, ngo ntimukagire icyo muryana n'amaraso yacyo, ntimukagire n'icyo muragurisha naho byaba. Ntimukagire ibyo muragurisha naho byaba ibicu. Inkokora z'imisatsi yanyu ntimukazogoshe kugira ngo izenguke, ntimukonone inkokora z'ubwanwa bwanyu, ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri. Ari byo nyine twavuze by'indasago. Pardon, mwihangane, mfite akantu kameze nk'akagiripe nikabaderanje. Hano akavuga ngo rero mwumvise ngo ntimukagire mu murongo wa 26 ngo ntimukagire icyo muragurisha naho byabicu. Ubwo urumva ko Imana ibuza abantu kujya kuragusa. None Imana ikongera ikabuza abantu kugira gute?
ngo ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri, ariko kurasagwa nyine, ntimukikebe ku mubiri, ngo cyangwa ntimukicishe imanzi z'ibishushanyo. Ubwo ni ba bantu bishyiraho amatetuwaje, bishushanyaho. Umuntu wishushanyaho amatetuwaje rimwe na rimwe ugasanga ibyo yishushanyijeho ntazi ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo rero sasa ibyo bimenyetso, indasago, umuntu wakaswe ku mubiri we, umuntu wakoreweho imihango n'imigenzo itandukanye ku mubiri we, umuntu wisanze ku mupfumu, agakandagira ku mupfumu rimwe na rimwe, akahatangaho amafaranga cyangwa akagira amaturo atanga ku mupfumu. Uwo muntu ni ukuvuga ngo kugira ngo agakiza ke gashinge, abadayimoni bamucikeho, bimusaba deliverance. Abalewi igice cya 20 kuva ku murongo wa 27 handitse ngo umushitsi cyangwa umushitsikazi n'umupfumu cyangwa umupfumukazi ntibakabure kwicwa, babicisha amabuye, urubanza rw'amaraso yabo nibo ruzahama. Reka nongere nsome uyu murongo. Handitse ngo umushitsi cyangwa umushitsikazi n'umupfumu cyangwa umushitsikazi ntibakabure kwicwa, babicisha amabuye. Urumva icyo Imana yavugaga kuri aba bantu. Noneho sasa wowe ugiye ku muntu Imana ivuga ngo ntakabure kwicwa, umushitsi cyangwa umupfumu, umugiyeho, ugiye kwivuza uvuga ngo ndumuvuzi, kandi wumva hano icyo Imana ivuga ngo umushitsi n'umupfumu ntibakabure kwicwa, kuko nyine ni abakozi ba Satani. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, aha rero warahakandagiye ukagira ibyo utanga ku bicaniro by'abadayimoni, bicaniro by'abadayimoni ukahatanga amafaranga yawe mu mwuka. Ni ukuvuga ngo ibivuye mu biganza byawe byakiriwe n'ubwami bw'umwijima, buzakomeza kuburana ubutunzi bwawe, buzakomeza kuburana ibiva mu biganza byawe. Uba ukeneye amasengesho yihariye, kandi ubaye utumva wumva iki cyigisho, ibi tubitambutsa kugira ngo tuburire abantu noneho abiyumva yuko ibintu barabiciyemo, abakeneye ubufasha tubafashe. Ntabwo dufasha abatabikeneye, dufasha ababikeneye. Aha hepfo hakavuga ngo, dusomye Gutegeka kwa 2 igice cya 18 n'umurongo wa 10, naho haravuga ngo muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi. Murongo wa 11, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu bizabaho, cyangwa umushitsi. Kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka yanga urunuka, kandi ibyo bizira nibyo byatumye Uwiteka Imana yawe yirukana ayo mahanga imbere yawe. Utungane rwose kuko Uwiteka ari Imana yawe. Wumvise hano iby'iri jambo, umuntu wese wisanze ukora ibintu by'ubupfumu mu isi y'umwuka, ukaba warabiciyemo, nyuma ukaza kwakira agakiza, ariko ntuze gusesa amasezerano y'abadayimoni, kuko igihe ibyo byose byakozwe mu mwuka, ni ukuvuga ngo uba wakoranye amasezerano na Satani, cyangwa se wakoranye amasezerano n'ubwami bw'umwijima.
kandi ntibishoboka ko wava ku mwami umwe ngo ujye ku wundi utabanje gutandukana na wa wundi. Nk'uko ubona hano mu mwuka, hano mu isi bifite imibiri, isezerano rikurikirana, niko no mu mwuka isezerano ryubahirizwa rigakurikirana. Tujya tubona ibihugu bisinyana n'ibindi bihugu amasezerano. Iyo ubutegetsi bwemewe n'amategeko bwakoranye amasezerano n'ikindi gihugu, bwa butegetsi bukazavaho bugasimburwa n'ubundi butegetsi, bwa butegetsi busimbuye ubundi buba burebwa n'iki? Buba burebwa n'ayo masezerano. Ni ukuvuga ngo niba hari amasezerano, ubuyobozi bwabanjirije ubwa perezida wacu Paul Kagame, ubwo buyobozi amasezerano bwakoze, iyo ubuyobozi bwa perezida wacu kano kanya bukomeza kugendera gute? Kugendera ku masezerano ya bwa bundi bwakoranye n'ibindi bihugu. Uko ubona mu isi bifite imibiri bigenda, niko no mu isi y'umwuka bigenda, keretse ubu buyobozi buba busimbuye ubutambutse, iyo buje bugahita bwikura muri ya masezerano bukayasesa. Rero no mu mwuka, iyo wakoranye amasezerano na Satani muri ibyo bice, yego uraje, urabatijwe, wigishije ubutumwa bwiza, wakiriye Yesu Kristo, wihannye ibyaha, usibye ko n'ibyo byaha udashobora kubicikaho burundu igihe cyose utavuye mu masezerano y'ubwami bw'umwijima, uzasanga wihanuye umunsi, nyuma y'ejo wongera ubikora. Noneho uzasanga bamwe mu banyedini kwihana, umuntu ahora yatura icyaha kimwe buri munsi, kuwa gatatu akaza avuga ati Imana imbabarire umujinya, Imana imbabarire amaganya, Imana imbabarire kwiheba. Ku cyumweru ukongera kumva Imana imbabarire amaganya, Imana imbabarire kwiheba, Imana imbabarire gusambana, gutyo ukazajya uhora usanga ibyaha byahindutse indirimbo mu kanwa ke. Ni ukuvuga ngo ukumva umuntu umwaka wose aratura ikintu kimwe kidahinduka, ahora akigwamo umunsi ku wundi. Kubera iki? Hari imbaraga zimukoresha ibyo ngibyo akora, zamuboshye, kandi zimubohera biciye mu isezerano yagiranye nazo. Ibyo ndizera yuko byumvikanye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ibimenyetso mvuze, umuntu ku mubiri we uba ufite indasago, uba ufite ibishushanyo, wishushanyijeho ibishushanyo runaka ku mubiri we, akagira ibishushanyo yishushanyaho, akaba yarageze mu bapfumu agatanga amafaranga, akayatanga mu bapfumu, cyangwa akatanga ihene, cyangwa akatanga inka, cyangwa akatanga inkoko. Bumvise ko ijambo ryatubujije ngo ntihakagire ukora ibintu by'ubupfumu, ngo muri mwe ntihakaboneke ucisha umuhungu we mu muriro, cyangwa se ugakorerwaho umugenzo nyine wo gucishwa mu muriro, cyangwa ngo ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu bizabaho, cyangwa umushitsi, kuko ukora ibyo wese ari kizira ku Uwiteka. Uhereye igihe ibyo bintu wabyinjiyemo, mu isi y'umwuka warabaye kizira ku Uwiteka. Kugira ngo ugarukire Imana rero bigusaba kugira ngo wihane, numara kwatura ucishwe mu isengesho rya deliverance, Imana yongere ikubohore, habeho guseswa amasezerano y'ibyo bigirwamana cyangwa y'izo mbaraga z'umwijima. Ikindi rero umuntu ashobora gukora, ubwo navugaga ku bimenyetso n'ibyo umuntu yakora cyangwa umuntu aba yarakoze bishobora gutuma abadayimoni bitoroha kumucikaho. Ikindi umuntu ashobora gukora abadayimoni kumucikaho bikagorana, ni umuntu wabaye mu ngeso z'ubusambanyi, noneho agasambana n'abantu benshi. Simvuze ko abadayimoni batamucikaho, bamucikaho bagashira burundu, ariko kugira ngo bamucikeho, bamucikaho haciye muri deliverance. Umuntu waciye mu busambanyi butandukanye, ubusambanyi buba mu byiciro birindwi. Imana yamishuriye ubusambanyi bw'ibyiciro birindwi cyangwa se 8.
kwa kundi umuntu agenda akatura ngo Imana imbabarire gusambana gusa, namara ntumenye ko mu gusambana winjira mu isezerano. Mu gusambana umuntu winjira mu isezerano n'uwo aba yaryamanye nawe. Mu gusambana wisanga uhujwe n'imyuka y'abantu batandukanye. Niba uryamanye n'umusore cyangwa wowe musore ukaryamana n'umukobwa, mu isi y'umwuka imyuka yose iri wa mukobwa ikwimukiramo, murayisangira. Nawe mukobwa imyuka iri wa muhungu ikakwimukiramo, muhanana imyuka, muhanana bya karande, mu mwuka mwisanga mwabaye umwe. Niko bimeze. Noneho ku muntu nawe ibaze, wagiye agasambana n'abantu 100, 200, 300, 1000, 500. Uwo muntu mu isi y'umwuka aragenda agahinduka icumbi ry'imbaraga z'umwijima. Niyo yakizwa akavamo umukozi w'Imana, umuhanuzi cyangwa se umuvugabutumwa cyangwa se umupasiteri, ariko ataraciye muri deliverance, uwo muntu n'ubundi ntabwo byoroha no muri bwa pasiteri, no muri bwa buhanuzi bwe, no muri bwa bundi bya bindi nibundi yisanga rimwe na rimwe bya byaha bimugarukira. Ugasanga niho uzumva ngo umuntu yagiye gusengera undi, mu gihe yaragiye kumusengera akamusambanya, yagiraga gute? Yari arimo aramusengera. Nta kindi kiba cyabaye, ni ya myuka nyine iba yongeye ikazamuka mu buzima bwe, yinjiye mu murimo w'Imana atabanje guca muri deliverance, akorera Imana adaciye muri deliverance. Reka ngusomere icyanditswe hano. Ntabwo mu byahishuwe mu gice cyaho cya 19, ibyahishuwe igice cya 19, ibyahishuwe igice cya 19. Reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Handitswe ngo, hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ijwi rirenga risa n'iry'abantu benshi bavuga bati haleluya, agakiza n'icyubahiro n'ubutware n'iby'Imana yacu, kuko amateka yayo ari ay'ukuri, gukiranuka yaciriyeho iteka maraya uwo ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe, kandi imuhoreye amaraso y'imbata zayo. Wumvise iby'iri jambo, wumvishe iby'iri jambo twari turimo turasoma. Uyu hano, uyu tubonye ijambo riravuze ngo kuko amateka yayo ari ay'ukuri n'ayo gukiranuka, yaciriyeho iteka maraya ukomeye wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe. Kumbe biciye mu gusambana umuntu yonona undi. Mu gusambana mwembi muba murimo murononana. Uyu maraya hano dusomye ngo yononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe. N'ubusambanyi nuvuga ngo intwaro uyu maraya yakoreshaga mu konona abantu ni ugusambana. Kumbe tukabona ko mu busambanyi umuntu ashobora kononekara. Noneho dusomye mu gice cya 18 noneho ku murongo wa 2 haravuga ngo arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni. Ako kajambo kitondere. Tubonye 19 havuga ngo yononeshaga abo mu isi ubusambanyi bwe. Noneho tukabona ko mu busambanyi habaho kononekara mu buzima bw'umwuka.
umuntu wabaye mu buzima bw'ubusambanyi cyane mu mwuka aragenda kononekara, imyuka itandukanye iragenda ikaba myinshi mu buzima bwe. Iyo abagabo yahuye nabo iragenda ikicara mu bugingo. Iyo niba uri umusore, iyo abakobwa n'abagore waciyemo iragenda ikicara mu bugingo, ikaba mu bugingo, ukanywana na ya myuka yose yari iri mwa mugabo cyangwa se mwa mukobwa. Haba hakeneye deliverance. Udaciye muri deliverance, uzi ko wabaye muri ibyo bintu, ntabwo byoroha kugira ngo abadayimoni bakuveho, ntabwo byoroha kugira ngo imyaka ikuveho, imikoshi ikuveho, ntabwo byoroha kugira ngo ube deliver ubohoke, bigusaba deliverance. Noneho hano dukomeje tugasoma ngo arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi n'ibisiga byose bihumanya kandi byangwa. Ngo kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Urumvira ijambo rivuze yuko iguye Babuloni, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi, ariko impamvu ngo n'ibisiga byose bihumanya kandi byangwa. Ariko impamvu iyi Babuloni ihindutse icumbi ry'abadayimoni, ikahinduka ahantu harindirwa imyuka mibi n'ibisiga bihumanya byo mu kirere, ngo nuko amahanga yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Ruvuga ngo muri uyu mudugudu hari ubusambanyi bukomeye. None ubwo busambanyi uyu mudugudu ukabunywesha ayandi mahanga. Mu yandi magambo rero, umuntu urimwo ubusambanyi bwinshi, wasambanye n'abantu batandukanye, mu isi y'umwuka ahinduka icumbi ry'abadayimoni, ahinduka icumbi ry'ahantu harindirwa imyuka mibi ihumanya itandukanye. Yaba ari umugabo ubibamo, ukaba uryamana n'abakobwa batandukanye n'abagore batandukanye, menya ngo uri icumbi ry'abadayimoni, uri icumbi muri ubu bugingo bwawe. Ni ahantu harindirwa imyuka mibi, kuko abo uhura nabo ntububazi. Ibaze niba uri umugabo uryamanye n'umukobwa waryamanye n'imbwa, winjiye ahavuye imbwa. Noneho sasa wowe wa mukobwa we cyangwa se uvuye uryamanye n'umuhungu warongoye itungo, winjiye mu itungo, araje nawe akwinjiramo. Uhuye n'umuhungu n'umugabo wagiye mu maguru y'abagore barenga 100-200 kuzamuka kugeza ku 1000. Ruvuga ngo rero uwo muntu bya bindi, ya myuka yose yagiye avana mu maguru y'abo bakobwa n'abagore, araza akayiguhaho we wa mugore we. Noneho nawe wa mukobwa we, ya myuka wa musore yakuye cyangwa se wa muhungu we, wa muhungu we cyangwa mugabo we, ba bagore wirukankamo, ba bakobwa wirukankamo, uragenda niba ugasakuma ya myuka ukuye muri wa bakobwa n'abagore wirukankamo, igahita kwinjiramo, nawe ubwawe ugahinduka icumbi ry'abadayimoni. Umuntu rero wabaye muri ibi bintu biragoye cyane kugira ngo abohoke igihe hatagira ubuntu bwo guhura n'umukozi w'Imana uzi deliverance icyo ari cyo, atari ba bandi. Kuko Satani hari ukuntu ayobya abantu. Njya numva hari abantu nagiye nsengera batandukanye, ugasanga umuntu aguhaye ubuhamya bw'ukuntu umuntu yakorewe deliverance bamukabakaba, abandi babasiga amavuta muri sexe, abandi ugasanga mbega bagiye babakoreraho imigenzo mibi ya gipagana, ahubwo babonona. Iyo rero wagize amahirwe yo guhura n'umukozi w'Imana muzima, akakusengera amasengesho yo kwibohora ya deliverance, akakubohora, urabohoka rwose. So nuvuga ngo rero hari umuntu wumva ngo yakwiderivura,
ariko ntunze kukubaza ngo umunsi Lazaro yazukaga, Yesu akimuzura yaraje avuga ati Lazaro mwamushyize, bamujyana bamushyize, arahamagara ngo Lazaro, Lazaro agira gute? Arazuka. Ngo wari upfuye azuka azingazingiwe mu myenda. Yesu aravuga ngo nibamuhambure. Ntabwo Lazaro yagombaga kwihambura, ahubwo yagombaga guhamburwa. Aho niho rero deliverance uba ukeneye umukozi w'Imana uyigufashamo akakubohora, ubisobanukiwe, uzi ibyo byose. So nzagaruka rero ku busambanyi bw'igiciro 7 wumvise navuze, Imana nibishaka nzagaruka. Rero muri ziriya za ndasago navuze, ni ukuvuga ngo niba uciwe ururasago ku rurimi, hari ikintu kidasanzwe gitwawe ku rurimi wowe utazi. Sinabisobanura hano, sinabivuga hano, nta mwanya mfite, ariko niba uciwe ururasago ku rurimi, hari ikintu Satani akwibye wowe utazi. Niba uciwe indasago mu gatuza, hari ikintu Satani akwibye, kandi bizamufasha igihe cyose gukontorora umutima wawe biciye mwa rwa rurasago ruri ku mutima cyangwa aho mu gatuza. Isi y'umwijima biyifasha kugukurikirana, kugukontorora igihe ururasago ruri mu gatuza. Isi y'umwijima igihe baguca ururasago mu ruhanga cyangwa mu mutwe, ni ukuvuga ngo isi y'umwijima hari ikikwibye, hari maka ikumakinzeho, bizayifasha gukurikirana ibyo utekereza n'ubwenge bwawe bwose, uhereye igihe bagucira ururasago ku mutwe. Niba baciye indasago ku kirenge cyawe, isi y'umwijima bizayifasha gukontorora intambwe zawe zaho ujya hose, biciye muri rwa rurasago baciye hehe? Ku birenge. Niba baciye ururasago ku nda yawe, isi y'umwijima bizayifasha gukontorora urubyaro rwo mu nda yawe. Mukorerwa, abantu baba mu bintu batazi, bakishora mu bintu batazi ingaruka zabyo, ariko waje hano kugira ngo umwuka wera kumurikire hanyuma wivuze. Iyo umurwayi tuvuga kwivuza, twivuza mu buryo bwo gusenga. Amasengesho ni umuti, maombi ni dawa, maombi ni dawa. Nongere mbisubiremo, amasengesho ni umuti, niyo atuvura. Iyo ugize amahirwe ugasengerwa n'umuntu uzi isi y'umwuka. Ejo nzaza mvuga ku munyamwuka. Ninde umunyamwuka? Nuye ejo ndiko ndiwe nzavuga ku munyamwuka. Ejo ni iki kiranga umunyamwuka? Nzavuga ku munyamwuka. Nuvuga ngo rero sasa, niba baguciye urasago ku kiganza, ku biganza, isi y'umwijima bizayifasha gukontorora ikiganza cyawe n'imirimo y'amaboko yawe. Noneho ugiye watanze amafaranga watuye kwa Satani, ubwami bw'umwijima, noneho baguciye n'indasago ku biganza, icyo kimenyetso cy'akarasago waciwe mu kiganza, nuvuga ngo ubwami bw'umwijima buzajya bukurondera cyangwa se bugukurikirana biciye kuri rwa rurasago rwo ku kiganza, none bukontorore ibyo wakira byose. Ukeneye deliverance rero, ukeneye amasengesho yihariye yo kukubohora. Imana ikugirire neza. Iyo tuvuga deliverance rero, si ibyo by'ubupagani bindi biyumvise byo gukorerwa hindi migenzo, ni isengesho ryihariye. Usengerwa n'umuntu uriho mu mwuka w'Imana kandi ufite ubumenyi buhagije bw'isi y'umwuka. Ni isengesho ry'intambara y'umwuka, ubohorerwa n'umukozi w'Imana uriho amavuta y'Imana. Tuvuye aho ngaho rero, uciwe indasago ku kibero, nuvuga ngo niba bigukorewe ukiri inkumi cyangwa ukiri umumama, uri umumama utarabyara, birafasha gukontorora abana bawe uzakikira. Imana igutabare, Imana ikugirire neza. Reka ncumbikira ahangaha wowe watwumvaga ukaba uzi ko
waciye muri ibyo bibazo, kandi kano kanya nawe ubwawe uri umuhamya w'intambara ucamo, w'imyuka mibi ikwataka n'imyuka mibi ihora ikurwanya, uri umuhamya wabyo. Icyo ukeneye rero ni deliverance. Ku muntu nk'uwo rero bimusaba isi y'umwuka igendera ku mategeko n'amabwiriza. Hari amategeko n'amabwiriza bigenga isi y'umwuka ku bijyanye no kubohoka. Iyo utumvira ibyo ubwirwa, kuko ubona hano mu isi y'ibigaragara bimeze, amategeko n'amabwiriza yayo bikurikizwa, no mu isi y'umwuka amategeko n'amabwiriza birakurikizwa ku ushaka kubohoka. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ndagusengera kugira ngo ubuntu bw'Imana bukumanukeho, urukundo rwa Yesu rukuzeho, imbaraga z'umwami Yesu n'urukundo rw'umwami bikubohore, kandi ufunguke mu bwenge, ufunguke mu mutima, ujuke umenye impamvu y'intambara zawe, noneho Imana nayo ikubohore mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abahe umugisha. Tuzasubira hejo hano kuri Senga Ubohoke, nakagaruka mu ijambo ry'Imana. Mugire amahoro. Shalom shalom.